none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye so ngiye ndagira ngo urisaba imbabazi no public vuga ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa ni proof yabyo other than that nta mbabazi ngenda guha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu mwana birekeraho mana ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi ariko nawe azinsabe bona kazi ukira aho ngaho rero manzi uragize na Eric ibya Caspi ndabishyiraho umucyo avuya Caspi zamuka ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Caspi yakwamuye amafaranga yawe urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya nge ntabwo navuze ngo waranyambuye naravuze ngo oya ndashaka kunsubiza nimba umva narakwambuye yansubize nta kibazo yansubize munyemerere ibi bintu tuva aha ngaha ntabyo kujya hirya no hino birangire bive mu nzira bitanarindura tu uyu Benda yahageze ndashaka kugira ikintu musaba mwijiro tuje ritarakaye noneho na Benda tuze kumva icyo avuga mubirangiriza mu magambo make k'imfura z'u Rwanda. Naho nigeze nshaka kumwirukana Benda ngo dupfa ko yaze kuza mu rugo urumva arabizi ati Imana yo mwijuru niba koko asenga Imana niba koko iyo Mana avuga ibaho avuge ko nyine abashatse kumwirukana uko yanze kuza gukora video mu rugo aho no kugira ute kushaka kugira ute gukora harassment yo kunyandagaza mu bantu ibyo bintu nabyumishe nimba sinabyihanganye ibindi ameze nk'ari muri competition ngo apfukamye imbere hasi akazamura amaboko mu kirere ngo Imana yonyine ngo niyo yabigaragaze ngo andenze ngo kumenyekana muri kino gihugu menyekana ariko ugire n'amafaranga nabyo nta kibazo sibyo ikindi akinagaruka ngo cyo kuba naramusabye ngiye tuva kuri no live bwakemo yakavideo bakatinze cyagihe ariho ngo Eric yaransabye none ndaceceka mugira muza ku mwanya igihe cyanjye kuvuga ko nananze kumuvugiramo ndanje n'umuntu akari mwinshi namubaza ufite proof ko njye nagusabye wanaze kugira mu rugo incuro 3 sindagera iwawe Imana yo mwijuru ko nagera iwe jewe nzi ubwambure bwa Bene cyangwa nzi ubwanye cyane twize twanyandikana n'amagambo y'urukundo ati Imana ko tugiye nawe twateretanaho n'aka gatoya aha ibyo rero naramimubashije muhabwo ngiye nongeraho ibindi bivuga ati umwana wama ngiye naje hano nanga kumena umucindi iki ndi kubyorosa kuko nta kintu twavuga cyatari ariko twe gupfa ko wagiye guhostinga ku muteremo ko none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye inzu nzuga mu nkwa zigiye muzigamye mukakuza gutwikira ku bantu kandi ngiye kunoza gutwika ukabarangira wowe uhiye nk'ubu nuko Shakira aje agakomakoma ukaza hano byo kwivugishwa ngo bavuze ngo ntango uzagaragara ngo kuri harya ni kuri kuri TikTok hirya y'isi mutamuziriho so mukorera ngo ntango uzagaragara kuri izo live so ngenda ndagira ngo urisaba imbabazi no public vuga ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa ni proof yabyo other than that nta mbabazi ngenda guha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu mwana birekeraho mana we can be friends cyangwa ntitube friend ngiye nawe nyangura friendship uko inshuti mfite ni nyinshi hani zambere imbwa n'izindi zibere imbwa kazi so I don't buy friendship kabisa inshuti mfite zirahagije kandi inshuti ni Yesu izo nifite zambere mu cyamara Amerika sezo ni nye so please let be nuza ibyo kuvuga ngo ni umwana niba atari na sober niyo ugira icyo uvuga niba uri sober bivuga kuko uraza kwisama wasandaye murakoze c'est kufite ibyo nakubye byo gukora okay Benda social media ibambi ibicyuma cy'ubugi bubiri iyo tugikoresheje nabi ariko social media ni ikintu cyiza bro ngiye ntabwo social media ni blaming it can be a good stuff ishobora guhuza abantu ariko tuyikoresheje nabi yanasenya abantu uko niko kuri Benda ntabwo ejo urabizi ko ejo twari mu kiganiro n'ura musore urazamuka wasabye kuzamuka vraiment ntabwo nigeze ntabwo urabizi ntabwo nenda gusubye kuzamuka ibi ngibi nta n'uburenganzira bwo kuri media ariko ngiye ndabisabye kuva mbere ntabwo nshaka kugira ngo abe guhangana mu magambo tubimfura muri big deal ngo tubigire birebire yabeho kurakaranye cyangwa guhangana tureka amahoro ahinde nicyo nabasabye kuva kuri munota wa mbere nyuma yaho wabonye ukuntu aba YouTuber bantutse ngo ndangije ngo saga ngo ngiye gutangira ngo baratungwa n'iki ariko ngiyewe wabonye naravuga ati ni gute ibintu birangije bigitangira ariko ngiye numvaga ari amahoro ahinze n'ukuri kw'Imana ejo uzamuka ntabwo nari nzi kuri buze kuvuga kuri Semuhungu ariko wari ufite uburakari bwawe cyangwa wari ufite nabi biri ku mutima wawe uvuga biriya wavuze bamugawe uyu munsi nkwandikiye none ntabwo nagira nimero yawe munyemerere ibi bintu tuva aha ngaha
ntabyo kujya hirya no hino, birangirira aha, birangire bive mu nzira, mpita nanahindura topic. Murabukoze, ijambo ni iryawe. Murakoze kumpa ijambo. Ikintu kinzanye aha ngaha ntabwo nari nanze kuvuga ngo nanze kuza live, kuko buri munsi iyo nje live hari ibintu mvuga bitari ngombwa ko mbivuga, uko niko nasobanuye, kuko n'ubundi nsanzwe njyaho live ariko ntabwo mba ngiye kuvuga ibindi bintu bambaje cyangwa bakoze. Nawe ubundi ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi, ariko nawe azinsabe bona Kaspi. Ukiri aho ngaho rero, manzi urangizanye na Eric ibya Kaspi ndabishyiraho umucyo, avuya Kaspi zamuka, nta kibazo, reka muzamure Kaspi, garuka Kaspi, kamuvahi Kaspi, request the mic. Sinze ahantu uza kubanza, niba ari kwa Kaspi cyangwa niba ari kwa Eric. Urifuza kubanza he? Oya, ndabivugira muri rusange. Biratandukanye bro, biratandukanye. Kaspi avuye aha nawe ari kurira yo kwarika ngo ni gute umubwira ko yaguhaye 100,000, urukumva ndaje mbahema nigani kwanza nazamuke bitenye baha bive mu nzira, kandi yarakwigishije. Kaspi zamuka, nguyu yaje. Hanyuma Benda, nguyu Kaspi yahageze, urumva? Nguyu Kaspi yahageze, uti nawe ugomba kunsaba imbabazi. Kaspi, mute your mic, mutenga mic yawe. Wakomeza Benda, ngo warahari ndamukuzaniye. Mumbabarire, ntabyo kukinyuma y'igikari ngo tungo muze guhura, mubirangiriza bive mu nzira, mubirangize kandi nk'abantu b'abagabo. Ngiye reka mbabwire ikintu kimwe, aha ngaha abantu bari kubota, aha ngaha abantu bari kubaseka, aba bantu bahuriye 950 bari kubashinyika. Ibi ni ibintu mwakarangije mu minota itarenze 30, muri kwiha rubanda. Ngiye ngo dufata ntago macimishijwe nuko abantu bahuriye bagahurura. Ngiye niyo mwamudahari muzabaze nge bafite audience y'abantu buzuye. Hari abantu bari kubaseka, ntimutekereze bahuruye ntawo bitayeho, barashaka kubona muryana, bari gushaka kubona muryana YouTube cyangwa bagiye kubirikodinga bagiye kubacuruza. Udufata niho naze gukora YouTube cyane kuko ntabwo nifuza ibintu bari kubacuruza. Eric, ibingibi aha ngaha muri kuzamuka uko muri kurira igiti, bari kureba ingano y'ibitsina byanyu n'amabuno yanyu. Muri izina ry'Imana ngiyewe mba mfite abantu niyo mutaranga, nta munsi cyo nkora live ngo mbe munsi y'abantu 500 mba bafite ngo gacwamwe mu nyemerere ibintu birangire, tuzabone mugiye gufata amawadi muri mu bindi ngo tubanye babwiza ukuri. So nango hano kuri muri comedy man, abantu bari gushaka kwicira izina. Ndiba icyo navuze kuri uyu muhungu cyamukomerekeje nakivuge musanze, ariko birangira birangira ngani revu ntituze no kwatinda. Nukuri bari gushaka kugira ngo baho umuco bro. Je nuko mva ngo dufata okay nda hostinga, ariko je sinkunda amatiku, je ndi umwunzi ndabunga. So nguyu Kaspi arahari nani Benda. Kaspi umva ibintu amaze ku yaje ngo ati sindi buvuga ibintu byinshi kanze ese bimwe ari he, ntabwo nigeze nsevinga nimero y'indagirana. Umva hano Benda, ejo wavuze ko Kaspi yakwambuye 100,000 ntakwigisha. Kaspi aravuga ati sindi buvuga ibintu byinshi, ni ahita nyohereza ibintu. Umva hano, uyu muntu ni wowe Benda, umva hano. Hariya serata twakoreshaga yitwa gute mwana? Ni ngibi isururu. Iyo ngibi isururu aba ari ukoresha kubera ko iyi mpamvu twayikoreshaga nuko kariya gato kadafatira nini, kariya k'icyatsi k'umweru ukoresha iyo ya blue. Narabyibagirwa mbere kubyibagirwa, ariko none atumwe narindi nta na gato nyizi ndavugisha ukuri. Hari ahandi se nigeze nongera kwigira, ahise mbireka mana ndavuga ni ngewe ngomba kongera kwiga ari uko nabonye control yanjye. Umva gukanda kiyundagazo hano mu magambo yawe urivugira ko uzongera kwiga ari uko wabonye control yawe. Urimo kumva Kaspi akavuga ati uyu muntu uko namushatse ngo yari hano hejuru yawe ari kukumva ati ko namushatse nkamubura, kageraho nawe mwishakira wakambwira ko azongera kwiga ari uko amaze kubona control ye. Ko control ibonye ejo bundi ndi kumwe na Eric twaratangiye gukora, nanze kwigisha Benda nte 100,000 nibyo yarayampaye,
ariko ntabwo nanze kumwigisha. Naho namushakiye yambwira ngo nimuhe ibyuma byanjye bitahaniwe, ntibyari gukunda. Naho bibonekeye ambwira ko ntashobora kumwigisha, ahubwo azongera kujya amaze kubona ibyuma bye, kuko ari kumpara bikamubwira ko namwibye amafaranga 100,000. Ntabwo ari kunyicira izina ntararyubaka, nkiri kuryubaka, nkiri kurwana naryo. Ngo uwo bwo kubisobanura atanze nguyu ahangaha nyuma yo kumva ikiganiro wakoze rero cyangwa n'amagambo wavuzeho ejo, nguyu nawe arahano. Ariko ibi ni ibintu mwabantu mureka mbabwiza ukuri, 100,000 ahangaha umuntu araza hano akavuga ngo dufada bitewe n'ukuntu utanga ibiganiro akampa intare $600 n'abandi bana hano birirwa batanga amakise. Ayo ni amafaranga y'akana k'intare bro. uretse ko hari ibintu narindimo sinzi uretse gato uburyo umwete uretse gato bari gushaka kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Ibyo ni bya Caspi niko avuze akiriyaringa avuga ati Benda yankomerekeje yambabaje aramparabitse. So Benda ngiyo version ya Caspi, bose bati ugomba kwasaba imbabazi, nawe uti baragusaba imbabazi. Ijambo ni iryawe rero. yereka mbanze nsaba imbabazi Eric, sibyo? Ndakumva. Reka mbanze nsaba imbabazi Eric, nciye bugufi musabye imbabazi, ariko na mbere nanazimusabye na yarayiva ikirangira nyuma byanarangiye nawe nakubwiye ukuntu yansubije. Yego ahubwo sinzi ikiganiro agiye kubona mbonera n'ubu arategunda, nibwo namwise mwandikira narajya namwese mane ko ibiboro nari nzi ko twabirekeye ko iki bikigira ngaho hose. Nongera namwite ngusabye imbabazi, nciye bugufi mbabarira. Haribwo twahise dupanga guhura akamereza nyine nuza boro ninasize kukaba twaje gufunga aho ngaho ariho aho haje umujinya. Ndabyemera n'ibifite umujinya mvuga n'ibitari ngombwa, mbisaba imbabazi Eric, musabye imbabazi. Si ubwa mbere nzigusabye, ariko ino ni last warning. Nta hantu ngiye nzongera guhurira nawe mvuga ngo byagenze gutya na gutya nisobanura cyangwa nisobanura iki, kuko ikintu cya mbere kigomba kubaho ahantu wakoreye ngomba kuhaza ahantu mwakorera, ntabwo muba muhihanyurukanye kubera ko ibi byose ngo byabaye, sibyo? Tuba tugomba no gusapotingana. Kuba nari navuze ko nzaza kuwa kane ni ukubera ko nari nzi ko ibintu byose twabisolvinze. Ngiye ngusabye imbabazi, nciye bugufi n'Imana ibyumve pe, nciye bugufi. Hari ikintu nsabye imbabazi cya mbere, navuze amagambo menshi atari ngombwa ko ngomba kuvuga. Ndivuga ngo naragusebeje, mbisaba imbabazi imbere y'abanyarwanda baranga. Godfather Eric, fungura mic yawe. Godfather buretse bataragira ikintu bakomeza, sibyo? Yewe n'umuntu nyene nka twe tuba turi hano nyine nk'abunzi, sibyo? Ndagiraga ngo Benda wenda reka ngusobanurire ikintu Eric, sinzi mba wenda ari yabivuze ntubyumve. Eric ya ikintu we ashaka, sibyo? Ukuvuga ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda, kuko we ikintu cyamurakaje ari kuvuga yuko ngo yavuze hari akantu bakase, uri kuvuga ngo yaragusabye nyine uramwingo, yaragusabye uramwima. Nicyo kintu ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda ngo nibyo cyangwa ntago ari byo. Yaragusabye ntabwo yagusabye, ubwo naba ataragusabye yagusabaga niki ko abantu bose bavuze ko yagusabye. Icyo bavuga ngo wagusabye abantu bose baratranslatinze kuvuga ngo wavuze ngo ibintu bidakwiye, ntabwo turi bumenye ngo ni ibiki nyine uri kuvuga, kuko hano havuga ibintu byinshi. Ariko we yabaye specific aravuga atavuga ko namusabye, kandi iyo bavuze ko wamusabye ntabwo abantu bose bahise biherereka aravuga ati yaramusabye ngo amubenure. Yagusabye yagusabye kibuga niko nawe translating. So impamvu ngende gukora bino bintu ntabwo nshaka ko bino biboro bizagaruka mani, nibyo nshaka ko birangira, tureke guca ibintu hejuru mani. Tureke kuvuga ati ngo nyine navuze ibidakwiye, nta nyine uri buconfusing abantu. Nyine bishireho umucyo mani, utuve hano wigire mu kazi, ndabizi kuri mu kazi mani. Umva ngiye ikintu navuze, ibintu byose nagiye kubona mbona binguyeho. Byatangijwe na Caspi na Eric. Mu by'ukuri ntabwo nexpectingaga ko ibi bintu byagera ahangaha. Nkuko bambwira ngo ni bakuru banjye, nawe ngavuga ati ndi murumuna wanyu ndabuba. Ntabwo numvaga ko ibintu byose byagera ahangaha.
ngewe rero ikintu nasaba imbabazi Eric, ibintu byose navuze nabivuze kubera umujinya na Kaspi nabivuze kubera umujinya, kubera ko nabonaga ni mwebwe mwahise mujya ku itangazamakuru nyine muba aba mbere mu kuvuga ibintu, nibwo nanjye nahise nza kuri live mvuga ibindi nanjye. Yariyo mpamvu mbasabye imbabazi. Ibyo byose navuze byose byari umujinya, hari naho noneho byanandenze fone yanjye nyikubita hasi kubera ko hari ukuntu ibintu bikurenga. Ngira nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose ngo bashishwiburize Benda bamushwishwiburize, nibigeze bananganiriza bambwira uti se twakanye byagenze gute, bigeze banganiriza ibintu byinshi. Ibyo tunabireke. Nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose biri kuvuga inkuru imwe. Ndavuga se ko baba nta kintu byagenze ko batigeze banabimbwira, ubwo umva nibo bavuze uti turabivuze. Ari nabwo naje muri aya matiku nubwo nari no kuyazamo. Niyo mpamvu rero ngiye nciye bugufi ikintu cyose navuze kuri Eric, haba harimo kumutebya, haba harimo kumwubahuka, haba harimo n'agasuzuguro, ngiye nsabye imbabazi kabisa, nk'uko namusabye imbabazi wenyine muri nuza nagiye kumwandikira wenyine. Afata imbabazi namusabye wenyine, azongereho ko nongeye kumusaba gusingiza imbabazi. Ibyo dukora byose ntabwo tubivuga kuko twishimye. Hari ukuntu uba wishimye ukavuga ibintu bikarangira, hari n'ukuntu uba urakaye ukavuga n'ibindi bintu bikarangira. Buri muntu wese niko ateye ndakeka, kimwe n'uko hari n'abarenzaho bakavuga reka tubyihorere. Ngewe rero nsabye imbabazi byose navuze nabivuze nahubutse. Ndasaba imbabazi n'abanyarwanda bose bari hano. Benda guhubuka no kubeshya biratandukanye. Waramubeshye ntabwo yagusabye yego cyangwa ye? Naramubeshye. Urakoze. Numva mwanyu no kumva Benda biragoye ko ushobora gufata ibintu akakanya ngo ubivuge byose uko biri. Amagambo akoresheje akayavugira muri rusange agasaba imbabazi, nawe mumwumve rwose kandi birako na Semunga arimo kubyumva. Nubwo atoreye ngo avuko byagenze byose ariko byibura abishyize muri rusange asaba imbabazi. Je nuva mwamworohereza pe. Eric agiye gusaba imbabazi ndumva bite byawe sawa. Man, njye ntacyo dupfa ubyumve neza, na ninjoro twandikiranye neza, twari twapanze no guhura kandi n'ejo tuzahura, sibyo? Nuba ukiri wiri ko duhura. Man, nkwifuriza gutera imbere, nkwifuriza ibyiza, sibyo? Nk'uko wabaye umugabo ugaca bugufi ukavuga ko byari ukubeshya kandi nawe nyine wari uzi ikiri ku mutima, wakoresheje defense mechanism yo kwidefanta nyine kubera wenda ibintu wari wumvise cyangwa wari ubonye, sibyo? Man, njye ndakubabariye, ntacyo dupfa cyatari man, ntacyo dupfa. Nitunahura nk'uko wanyandikiye ngo ushaka ko umwe azacaho kundi, tuzahora dusuhuzanye, twishime, dusangire kandi nta by'uburyarya, sibyo? So imbabazi ndaziguhaye kandi nanjye niba hari aho wenda nakuvuze nkagukomeretsa mbabarira pe, kandi mbivuze ngiye mbikuye ku mutima. Urabizi ngiye nta buryarya ngira, amezi 3 twari dukoranye wari waramaze kumenya. Ni straight the point, ntabwo nca ku ruhande ngo hirya no hino nkubwiriraho ukababara, ariko the next day ntabwo manye ufite inoza umujinya bihita birangira, sibyo? Sikunze kireka imbara ukundi ukuntu nzi bitandukanye. So yeah, so rero kubyivuze I understand you, kandi twese turi abantu. Hari igihe ubona ibintu bikurenze nk'uko uvuze ati wageza phone yawe kutasi, kandi nabizi ko na phone yawe nuko yari umujinya nyine wenda no. Gusa njyewe ndakubabariye kandi nkubare bikuye ku mutima. Nk'uko uvuze ko nari last warning, njye nta kintu kibi nakuvuze ngo usebya muri public. Ivyo ibinyamakuru uvugaho twagiyeho nuko baramaje ngo Benda yaragusabye, nawe sinabumvishe na audio nakoreje, nababye soma hano ariko audio sensitive no yigira ute no ifungura. So at the end of the day nerekanaga ko yago kakano kwegwangerike ngo yaransa, ngiye mitangwa mukanga ngeze no muri kuri televiziyo biri live barongera abimbaza ngo waramusabye.
so kumva nyine gusa ikintu kantu ko gusaba abantu numva bashimishwa n'akantu gatoya akari ko bahita bazamukiraho ibyo kuba turatandukanye ntabwo bari bakiri kubirebaho bari kureba ngo yaramusabye so bivuze ngo abakozi tuzadukorana bazajya bababwira ati se wereke ntabwo aragusaba so wowe ntabwo mvuga uburemere bwabyo wagira ngo uri gutwika cyangwa se uri kunzujya cyangwa kunshumika ariko at the end of the day wibagije the strongest cyangwa uburemere bw'icyo kintu ikiri uri kuvugamo ko kimeze. So man, ejo nta kibazo ngewe niba ugikomeje ko tuzahora we will meet, nta kibazo dusangire tuganire nta byatari icyo dupfa na icyo dupfa bareba ko babivuga. Thank you. Eric ninde wavuyeho ako si kabano ninde uvuze bino bintu gutya ibihe simbizi birizanye nkangacanga niba mvuze ngakongera bamudereta birizanye muzige hosting hano baravuga ngo batazandoga ikoroga se ikoroga man icyo gitagize nango wapfa bose babana bazamudereta dore basande kabavana bazamudereta mwese kanzi bambure babana bazamudereta mwese reka mbavana bazamudereta ibi bintu murambanga mukancurangura reka mwese zibana cururuka bambure murancirika mukancurukura mukagera panaje mukagera yo karanza kavuyo wero wacu wagabanje ko kandi kutirika murafata pana mukagira nk'indaya za matimba okay twagiye murakoze cyane kwisabira Benda ataragenda maneje ndataniraho mani no kajya live wanwe kuko bishidukabuze byinshi bitari byiza najyaga mbikora kera ariko zo namuzamugira uzazimugira ntuzasubireyo zo namuzazimugira ni muhure ejo garamfure no but he's my young brother ngomba kumubwiza ukuri none muzahure ejo tugafata uko dufite umwanya muke tugafatana ntuza twagiye Kaspi Godfather yes bobo mushyira aho ngaho Benda ndagira ngo mubaze ibintu by'amafaranga ndabyemera yarayampaye kandi yayampaye atari nka Minerivare kuko Minerivare ntabwo wayishyurishana yarambwiye ati mfasha bro basi nguhe naga facilitation ndamubwira nta kibazo ndagira ngo mbaze Benda narakwigishije cyangwa wigeze umpamagara umunsi n'umwe nanga kukwitaba singiza kukubwira ngo kutaza kwiga reka ngusubize Kaspi ibi byo kwiga byo ndabikiraho umucyo kubera ko nanjye nshaka amahoro ariko reka mbanze nkubwire uribuka ko wanizaga control bizamo akavuyo ukajya umbwira ngo uyu munsi ntuhari ngo ejo uzaze ejo nkabone nabuze uyu munsi ndiga ejo ngajya gukora content uwo munsi nabwo ugahita umwana ntuhari ari wo munsi nagakuremo content ugahita umwana ngo nze nige ukabinunguza urabyibuka ibyo ngibyo tukabivuga uribuka umunsi ntwara control yawe ukambwira ngo nyikuzanire neza uri kunuka no kuri telefone ngo njye mbaseriye phone ni kuri phone cyajya mbwira itonire mbanze mbivuge birarangira nano mbere ngombwa kubivuga cyane sibyo hanyuma ikintu bibirarangira ndavuga reka mbanze ngure control ibyo narabivuze nzagaruka kwiga control nayibonye rikataranaza nani bya traffic biranaganya ataranaganya no kuza hanga nibwo naguze control nayiguze neza ubukwe bwa bukimara kurangira aribwo twakoze na ya boro yawe ya mix turayikora igararangira ndakubwira ngo ngiye kuza hanyuma mu kujya kuza wahise ujya mu bukwe ndaboreka nta kibazo wowe wose wanyibwira ukangu utireka madamu wanjye nasubirayo tuzahita dutangira twige siko wanyibwira nyuma yaho wagendeye oya nyine nyuma yaho yaho yagendeye umwanya wabaye ikibazo kuri wewe ubana ikibazo kuri njyewe no niba nkumvishe neza umwanya wabaye ikibazo kuri we nawe ariko njye ngajya mubwira twige nasanga Kaspi sahari noneho Kaspi yabimbwiraga icyo gihe ari uko twaraye dukoze ngo nze twige twaraye dukoze twatashye saa 8 hafi saa 9 akambwa ngo ejo nzaze twige bazaba hari none nareba ukuntu mbyutse meze n'ukuntu meze ngavuga iti se rubatse tukabijya tubikora mu minsi tutari y'akazi nayo mu minsi y'akazi ntaba hari ikintu yo namubwiye nge nayo ko tuzakomeza tukiga niyo madamu we yaba hari kuko na madamu yazaga muri Delash kandi icyo gihe nduma twarakoraga kuwa mbere gusa
ntabwo twigeze twiga, narabaretse bajya muri honeymoon nyine nk'abantu bakundana tutanagiye kure. Igihe naguhera amafaranga ni kangahe vugisha ukuri ngo igihe naguhera amafaranga yo kugira ngo twige wampaye 100,000 nyine mu kwezi kwa kangahe. Haciyemo igihe kuko nawe urabizi neza ko nabize nyuma yawe barangije. Kasi ibyo tubireke man. Ikintu nshaka kukubaza ni iki ngiki. Ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Kaspi yakwamuye amafaranga yawe. Urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya? Njye ntabwo navuze ngo waranyambuye, naravuze ngo oya ndashaka kunsubiza nimba wumva narakwambuye. Yansubize nta kibazo, yansubize man. Yagiye kubikora. Nababwiye ko Godfather ndi igisubizo cya ndi igisubizo nkakamba mbiri umoja, reka maze yakoherereze ibintu birangirira aha. Yagiye kuyohereza deja. Ikindi nanone ngiye kuvuga ikindi nabibwiye Eric, ikintu bari bunsabe imbabazi bombi uko ari babiri. Kaspi nawe niba naramuvuga Kaspi ariko ndumva nta n'ikintu ngiye nigeze muvugaho mani ku buryo usigiye ibyo kwiga kandi ibyo kwiga 50% n'ibyo n'ibindi 50% sibyo, ariko urumva ni hagati y'ijana nyine y'ijana hagati. Ikindi kintu nabivugaho rero, ikimama nimbabwiye ngo bansabe imbabazi nabo Eric na Kaspi. Uretse gato amafaranga wayabonye? Nayabonye. Narakwigishije sinakwigishije? Banyigishije iminsi 3. Sawa nta kibazo. Ibyo ngibyo ndabihamya neza. Kandi nawe ubwo kibaye clear wabonye amafaranga y'ibihumbi 100. Sawa. Icyo ndaba kubasaba imbabazi. Urumva riri? Ndi kukumva. Urasubise ko yagiye. Ahise agenda atagize. No. Urumva? Yesabye imbabazi nciye bugufi na Kaspi urabizi ko ngira n'ikibazo Kaspi yanyezaga nariri nkayimusubiza. Nka nyine nka tugahana amayiri n'ibindi byose tukavugana neza. Ndakumva. Ndi kukumva. Urumva? Ibi byose sinjye bitangiye, sibyo? Iyo haza kuba cyagiye mukambwira mutararindira kubwira abagasuku ngo posting ngo Benda ngo twamukanye tumushikishwiburiza. Iyo uvuze usuri gato ari kumavagara ukaba Benda so igendereweho ntabwo nari kuvuga ngo muranyirukanye ngo niki nibwo nari kuvuga. Ibyo nari kubasaba imbabazi ibintu byose nabyisanze muri mwe mwateye. Sibyo ngiye ni n'umujinya wanankoresheje ariko nyine oya nyine mbabanze ntabwo ari kubinyamo ariko nyine icyo nashakaga kuvuga ibi singe wabitangije nta nubwo nigeze nzana umutwe w'interuro cyangwa umutwe w'ikiganiro. Ibi byose byapfuye mu kutaganira. Ariko Benda niyo wiyibukije neza twagize zino conversation inshuro nyinshi twapfaga tunya Imana yari uko ukorera ahantu. None se niba koko ibyo byarabaye ntabwo ari kujya mu itangazamakuru. Cyo twapfuye si twaganiriyeho bwa nyuma igihe twareraga nawe turi People Friday twagize emotion tukabana dushaka twese gutandukana. Noneho kubanga ntabwo twasura aho hantu si bwakeye kuwa gatandatu ku cyumweru tukajya gukorera ahandi hantu kuwa mbere tukaba tuboneshyizeho kandi ubwawe ari we watwibwire ngo ntabwo uzasubira aho hantu tukabona ushyizeho nuza fura yo kujya kuhakorera. None se ko wavuze muri live ngo ngiye ngo mfite amarira ngo yingona ngo harya ngo naye ngo y'uburyarya kandi ari wowe njye nawe twaragize emotion tukarira twariraga atari ukubera iki suko twaranga gutandukana turi kuvuga ngo tugomba kugumana nka team. Nese urumva utaraducinya umugendo ukahita ugenda ugakora kandi wavuze ko utazajyayo. Yes ntabwo mvuga ngo uje kujya gukora ahantu ukorera man n'ubu twakongera tugasubirana man nabirenze sibyo but at the end of the day
ni uko ibyo twapangaga wese wasubiragayo ugahita wongera ukabihindura, which is not good. Niba twabaga ko turi timu tugapanga ibintu wava hano ugahita ugenda ukabihindura, none se numva ikibazo yari njyewe, ikibazo ari Kaspi cyangwa ikibazo yari wowe. Uza amaso inyuma bitekereze. ariko nyine ntabwo byari ngombwa ko mujyana mu itangazamakuru, mwari kuvuga ko Benda tutagikorana, utamwirukanye utanaramushwishwingurije. Ibyo mani gusa ubwo Kaspi muyobewe baza bodufata mani uragenda akikorera umutwe w'inkuru yiwe y'ibintu byiwe, agenda akihimbira inkuru akikorera ibiki. So kwa Fry yasohotse babona utariho redi byahise ikibazo. Okay, But at the end of the day Eri Benda abohoye imitima yanyu, siko bimeze? Namwe ni umutima mani kandi turi kuganira nese tunatavuye hano mani, njyewe ntango njya ngira ntango nawe nkuko avuga ati nanjye byabaye gutyo, nkuko avuze namenye telefone ndashaka kugira ngo buri muntu azaba n'umutima w'uruhutse, nawe mu buhoro umutima wa Benda avuga ati ariko nubwo ibyo byose nabikoreye nk'amakosa nyirabayazana twamaze kuzahura ejo Benda ejo zaza mani ndabaza nazo serikesi bari uba sinzi uba wagiye yambwiye ati niba nagukomerekeje Mungu yazisabye. urumva nazi musabye ko abantu yarahaye ibi bintu abantu bari kuvuga ngo Kaspi ngo ngayivumba yaragiye, nese ikibazo bafitanye si cy'amafaranga asa yamwishyuye, mbese nkongera gume yanakora iki kandi yamaze kumwisubiza amafaranga y'ibihumbi 100. So rero wenda hari ahantu yagushumitse, wenda agomba kugusaba imbabazi, sinzi hari ikindi kibazo mufitanye Benda na Kaspi, wari Kaspi gusaba imbabazi. none se Benda ko Kaspi aguhaye ibihumbi 100 bye kandi waramubwiye ko wize 3, twanumvise n'ijwi umubwira ko udashaka kwiga ayo mafaranga urumva ntayo wari kumusigira. Ntago ajya aca bugufi. Nyereka mbanze nkubwire icyo si ikibazo mani, si icyumba ari ikibazo. Wayakiriye se kuki atari ikibazo? Ndayamusubiza yose, ariko ikibazo oya ndayamusubiza yose. Ngo iki? Ikintu nashaka kumubwira nashaka kumusaba imbabazi, namusaba itunde banze wumve. Nabanza nkamusaba imbabazi, hanyuma nabo bakabona kunsaba imbabazi, nicyo kintu nashaka gukora. Ariko wahise ava live, none nango Kaspi bashaka kumvuga ahita Benda njya gusubiza cyangwa sinyagusubiza, najya kuvuga ngo Benda njya gusubiza cyangwa sinyagusubiza, tujya ngo muri kuvuga utreka tuze kubiganiraho, ushaka kwirangirira tuzahura. Okay, so over Godfather buretse Benda utaragenda Godfather, if you want na cohesion wa muntu yifite wenyine, mbabarira niba wayirecordinze uyisibe ndakwinginze. Wayimpaye nyigusabye man niho wasabye ngo twiyunge n'uyu mutipe, none umve nawe ntabwo Godfather yabikora mani. Eric ndakubaza uko jewe unzi muri ibi bintu, jewe nunga abantu ntabwo ngiye ndi umuntu usenya my friend. Nyine mvuze ko ni wowe unifite, mbabarira nyine nanjye ndakwisabira. Manzi nyumve abo ngiye ngo ari we Godfather kandi uranzi mani nawe uranzi wabwanga ati we niki cyo wigeze umuka mana ikizandi ngiye ko ngiye ngira umunwa, ntabwo nshobora my friend, ntabwo ngiye ndu mubirangize, urumva ntabwo ngo ari we ngiye eri mubirangize, urumva ko mubirangije ngiye inyota mfite nibyo nababwiye kubaza icyo bigena ababwira kandi nabyumvise bigena wabimpaye ibyo watsi biragenda ibyo ngibyo ntabwo bigeze bibi. Urabuze urumva ndikubwira narinde ahantu harindi nagiye gukora ndumva baramwandikura nkagenda. Oya urugendo rwiza kandi reka mubyiza nkugira inama, shakira umugumeho n'umugore mwiza w'umunyabwenge dore yaje kukurwanira intambara. Urakoze cyane Benda, urakoze kabisa, ubaye umugabo gusa imbabazi ni ubutwari. Thank you so much. Naheje kandi umve ko bari imana yarabizi nta buri ryangira bivuze ngo ndakora bari Eric asemose kandi Merisimani ndabishimye ndabikunze. Nshimira wabwangatiwe ariko urano ko ngarutse ubwa kabiri kugira ngo mbunge munshimire buri muntu wese ndamushimiye, buri muntu wese uri hano shimira by'umwihariko gahambirwe ni njyewe muntu wanga amatiku nkabahurizaho ngo by'umwihariko abandi babahuza bashaka ibintu by'intambara bahuza mbigira ngo be shoti bahuze buhure bashimire Tebo twinjire mu dashyamba, Imana iguhe umugisha.
ni wowe uri muri ibi bibazo. Benda nawe wakoze cyane mwana. sawa namwe. Umbaze reka nanjye kwita kuri Besto. Kandi yo mbamwe bravo. Sande sibyo umva rero mbere ko mugenda sibyo gorego nibyo Brown we gore izi ni ingaruka zo kudari gushaka umugabo. Shaka umugabo ese wowe na Moses shaka umugabo hano hari umukobwa mfite hari umuntu bita Shasa urahe ndashaka kugurira akagutiya Semuhungu iwawe ufite akagutiya kamukwira. Sasha uze ngurire Semuhungu agakanzu ndashaka kumugurira akajipo. Mbese ninga utagira umugore guteka umugabo gute none ndabwo ufite umugabo muri iyi minsi. Ngiye numvaga muri uramuze ugeze mu Rwanda uzahita urongorana na wa wundi motion yari wasanga kayipfuye. urakoze. I'm sorry ezeri amakuru avuga ko akuyemo inda niyo Godfather ngendi igendo imana Ngo wabifuza. ngo akoze abortion ngo akuyemo inda. Eric Sarati Eric yaratwita kunamo inda. ariko ahantu ya hosting yabasa neza. Bye man bye bye daddy. umva akazi keza bana bititi Urakoze. ntabwira Besto washambwire bamukugana ni Linda ni Lydia umbwire Lydia shaka ntakiryama sha. Urakoze. Linda yitwa Linda wa undi wakunanaga na Zaba umwe Linda waryamana araryama kararashikagurika kurota. ndamubwira. Yewe ndashimira ngiye abantu bose babohereje tipo. Eric kumaho twacyagufitiye ibibazo. Eric amakuru avuga ko ugiye gushakana amoretse gato. Amakuru avuga ko ugiye kurongorwa niyo ngiye kurongora umukobwa mu rasura rongora cyangwa urarongorwa. amakuru ndabaho best yerekana ko nta muntu urabasenya tubasenya. Nta urabaseriye n'abasenya tuzababwiza umunyarwanda. Umunyarwanda yego ni azaro niyo cyono sese mike wa mugore we mwishinga mike. Thank you.